Twongeye kubasuhuza abakunzi ba YouTube channel ya Korali Saint Joseph, tubifuriza amahoro y'Imana. Aha turi rero ni muri paruwasi ya Rukoma, santarari ya Rukoma, ahabereye iyogezabutumwa ry'amakorali, hakabera amarushanwa y'indirimbo. Nyuma y'uko tuganiriye n'abitabiriye amarushanwa, hanyuma bakatubwira uko babashije gukora. Ubu noneho tugiye kuganira nyuma y'uko babashije kubona umusaruro wabo, kugira ngo batubwire nyirizina uko babashije kwakira umusaruro bakoreye. Turahera nk'ibisanzwe muri paruwasi ya Rukoma, santarari ya Rukoma i Nyarurembo. Turaganira n'umwe mu baririmbyi ba korali Power Cantores. Turakomereza muri sikirisare ya Rubago, hanyuma turaganira n'umwe mu baririmbyi ba korali Saint Ignace do Loyola, hanyuma turaza gukomereza muri santarari ya Gituza, aho turi buze kuganira by'umwihariko n'inkoramutima z'Ukarisitiya zikorera ubutumwa muri santarari ya Gituza. Hanyuma tuganire n'umwe mu baririmbyi bakorera ubutumwa bwabo muri santarari ya Gituza muri korali Abayezu na Mariya. Reka dutangirane rero n'abaririmbyi ba Power Cantores, batubwire uko babashije kumva nyirizina amanota yabo n'uko bayakiriye n'icyo bagiye gukora nyuma yaho. Reka tubumve. Twatangiye. Yego murakoze. Aha turi ni muri paruwasi ya Rukoma, habereye amarushanwa y'amakorali. Harushanijwe amakorali 23. Turi kumwe n'umwe mu baririmbyi babashije kwitabira iri rushanwa. Tuguhaye ikaze, banza wibwira abakurikiye channel YouTube yacu. Murakoze cyane. Amazina ni Mugisha Egide. Ndi umukweri kantor, nkorera umurimo wanjye mu muryango w'abana b'abarinzi Power Cantores. Hanyuma rero Mugisha, waje kurushanwa, korali yawe ibaye ya kangahe? Korali yanjye yabaye ya kane. Mu mwanya wa kane bwashize wari wabaye uwa kabiri. Ese habuze iki mwasubiye inyuma gute? Niki cyabayeho kugira ngo korali yanyu ibe yarasubiye inyuma uburyo kimwasubiye imyanya ibiri yose? Murakoze. Nabonaga ntabwo tutakoze nyine, ntabwo tutagize ngo twakoze ibyo dushoboye. Ubutaha ubwashize twari twabaye aba gatatu. Urumva nyine ntawamenya nyine ukuntu ibintu biba byagenze, kuko njye numvaga turi buze mu makorali atatu ya mbere, wenda tukongera tugakora ishyano tukaza tukaba aba gatatu. Ariko ndatunguye kuba ba kane nyine. Ntabwo iyo umuntu akora igikorwa runaka, iyo umuntu ategura bije, ategura inyungu zirenze. Iyo inyungu zije nyine zicagase ntabwo ari bo babiteye, akenshi biterwa n'imbogamizi agenda ashaka. Gusa numvaga twebwe turi buze kubona umwanya ushimishije cyane. Hanyuma mugiye gukurikizaho iki? Nyuma y'uko musubiye inyuma h'umwanya umwe, mugiye gukora iki? Ni iyihe ntumbero mugiye kwerekezaho kugira ngo noneho ubutaha ntimuzongere gusubira inyuma, ahubwo murusheho kuza? Urakoze. Nk'umwuga twiyemeje nk'abana b'abarinzi Power Cantores, turushaho gukora cyane, tugakorana n'inshuti zacu z'ibijyanye n'umuziki cyane. Tukagerageza gukora cyane kugira ngo tugire urundi rwego rurenze urwo twari turiho. Tugiye gukora cyane, dufite abantu benshi badufasha. Korali yabaye ya mbere Saint Joseph, ndakeka ni nayo iririmbamo. Korali yanyu dukorana bya hafi, harimo abantu bacu badufasha, tunabakesha umwanya kuko muradufasha cyane. Dushaka rero kugira nanone y'imikoranire irenze, kugira ngo ubutaha noneho tujye tuza twegeranye n'abantu nyine bafite ikintu kirenze dushaka kugeraho. Turacyari abana, twagera kuri byinshi dufite. Urakoze. Tukwifurije rero gutera imbere, ntabwo twifuza ko musubira inyuma, ahubwo intera mwateye murushaho kugenda neza. Reka tugushimire, hanyuma twakire n'umuvandimwe wacu. Wiriwe neza? Yego yego, iyi ni channel ya Korali Saint Joseph. Hanyuma rero uri hano nawe nk'umwe mu baririmbyi babashije gukora amarushanwa, uratangira utwibwira. Murakoze cyane. Nitwa Thomas Nsabimana, nkaba ndi umujyanama mukuru wa korali
korali Saint Ignace wa Ruayora ikorera ubutumwa muri sikirisare ya Rubago, by'umwihariko nkaba ari nanjye bashinze iyo korali nyikuye mu bana biga ku kigo cy'amashuri abanza cya Rubago. Hanyuma rero Tomasi, ubwashize mwari mwabaye bakangahe? Ubwashize twari twabaye abacumi, none ubu mwabaye bakangahe? ubu twabaye aba 8. Ibyishimo ni byinshi mu mutima wawe, ni iki mwakoze kidasanzwe cyatumye noneho muva ku mwanya wa 10 mukaba mugeze ku mwanya wa 8? Twarakoze cyane bikomeye, ndetse twebwe twifuzaga no kuba aba mbere, ariko twagize imbogamizi muri gahunda yo kugira ngo korali zitere imbere. Twashatse impuzankano nshya ya korali, bituma hari abana bamwe dore ko ari n'abana b'abanyeshuri basa n'abacitse intege, ndetse iyo biza gukunda umubare w'abana bagera kuri 70 twari dufite, twaje mu marushanwa turi 21. Iyo biza gukunda rero tukaba tungana uko nguko, tukitegura aya marushanwa kuko tukiri 70, umwanya wa mbere nta kabuza twari kuba, kuko ureba ko abari imbere yacu nta manota menshi baturushije. Noneho rero ni iki mugiye gukora nyuma yuko mubaye aba 10 mukaba mugeze ku wa 8? Ubu noneho ubutaha mufite intego ki kugira ngo noneho tubitegeho iki mu myaka iri imbere? Ikintu tugiye gukora cya mbere, aho twaguye twahabonye cyane ni ku bwitabire. Icyo tugiye gushyiramo imbaraga ni ukugira ngo ba bana baririmbaga muri korali Saint Ignace wa Ruayora batakiririmba, tugiye kubakoraho ubutumwa, tubashake bongere bagaruke, dusubire kuri wa mubare wacu ndetse tube twanawurenza, bitume turushaho no kwitegura neza mu miririmbire, bityo na rya shuri rya muzika twumvise rigiye gutangirwa hano muri paruwase yacu tuzagire natwe abaryitabira, kugira ngo impano yo kuririmba irusheho gukomeza kwiyongera muri korali Saint Ignace wa Ruayora. Ubutaha twizeye ko bizagenda neza tukaza mu myanya y'imbere. Murakoze cyane, reka tugushimire Tomasi, kandi felicitasiyo, urugendo rwiza usubira i Rubago. Murakoze cyane, namwe musigara amahoro. Murakoze cyane. Rero reka twakire undi muvandimwe. Uyu muvandimwe nawe aratangira twibwira, atubwire na korali aturutsemo. Nanjye nitwa Pacifique Uwimpaye, wari perezida w'inkoramutima muri santarari ya Gituza. Yego Pacifique, rero uhawe ikaze kuri channel ya YouTube. Hanyuma mwabaye bwashize umwanya mwabaye aba 14. Izi saha tuvuganiraho wabaye umwanya wa 2. Ese wakoresheje imbaraga zingana gute? Wabikoze gute? Nirihe banga waba waribitse kugira ngo uve ku mwanya wa 14 uba ugeze ku mwanya wa 2? Yego murakoze cyane, nk'uko wari ubivuze, ushize twabaye aba 14, ariko twarebye aho twaguye, rero twagerageje kujya dukora bimwe bishoboka cyane. Usibye ko kuba twabaye aba 2, ni imbaraga twakoresheje nyinshi cyane n'ishyaka ryo gukunda kiliziya. Ubwo rero icyo navuga twakoze rwose ni ukudacika intege muri twebwe, twumva ko turi abakirisitu, twumva ko turi abaririmbyi, twumva ko turi abaririmbyi by'ukuri. Hanyuma amakuru dufite ni uko santarari musengeraho irafunze, ariko mwebwe ntabwo mwigeze mucika intege ngo mube mwararetse korali, mukaba muteye intambwe kuva ku mwanya wa 14 mukaba mugeze ku mwanya wa 2. Mbese nyirizina noneho ni izihe ngingo zidasanzwe mwumva noneho mugiye gushyiramo ku buryo ki n'iriya korali ibari imbere mugomba kuyikuraho? Yego urakoze cyane, nk'uko wari ubivuze, santarari yacu ya Gituza irafunze. Ubwo rero natwe twagize imbogamizi n'inkoramutima, abaririmbyi baraguye, santarari igifungwa iwacu Gituza, ariko gusa bamwe na bamwe rwose bakomeje kurwanira ishyaka korali y'inkoramutima kugira ngo rwose bamwe zitavaho zigacika muri santarari. Rero twakoresheje imbaraga nyinshi cyane. Ubwo rero iyi korali turi imbere abaye iya mbere. Ubwo rero natwe ishyaka dufite ibyo gukora cyane kugira ngo ubutaha natwe tuzaba aba mbere. Murakoze cyane, ndabizi yuko ibyishimo ni byinshi. Ndatekereza ko mutagiye kurekera aha ngaha, ahubwo mugiye kurushaho gushyiramo imbaraga. Reka rero tugushimire kandi tukwifurize gukomeza kugira ibyishimo bisendereye kugeza igihe mugereye no mu rugo iwanyu. Umugoroba mwiza Pacifique. Yego murakoze cyane. Reka twakire na Reveriyane. Reveriyane rwose ni karibu.
kuri ino YouTube channel yacu. Tuguhaye ikaze, banza ubanze wibwire abakurikiye YouTube channel ya Korali Sengezi. Murakoze bana Marcel, uko mubivuze nitwa Ephraim Ndayambaje, turi mu banyamuziki ba paruwasi ya Rukoma. Nk'uko mubivuze ndabona kugira icyo mvuga, Korali ibaye iya kabiri n'ijye mwarimu wayitoje. Rero uyu munsi ni umunsi wo kudushyira ku munzani nk'amakorali ya paruwasi, nk'uko padiri yabitubwiye kandi ijambo ry'Imana bitubwira ngo ubwira ko ahagaze ari tuntu atagwa. Korali ibaye iya gatandatu niyo korali impagarariye yabaye iya kabiri umwaka. Ngayo nguko rero batubwiye byose ntacyo badukinze, ariko nyirizina reka twakire n'umwe mu bakosozi babashije gukurikirana uko buri korali yaciye imbere yabo, nabo batubwire uko babonye abaririmbyi ba paruwasi Rukoma uko bahagaze n'icyo bagomba gukora, hanyuma batugire n'inama. Reka nawe tuwumve. Nguyu ni Peter uturuka muri paruwasi ya Kabarondo. Murakoze imyaka ya YouTube ya Korali Sengezi. Hano habereye turi muri paruwasi ya Rukoma, habereye y'abandi b'amakorali turi kumwe rero na Peter wari umwe mu bahamuye rero turagira ngo utegure ubuzima ndetse ubibonye gute muri paruwasi ya Rukoma amakorali ahagaze ate akwiye rero bakunzi ba YouTube channel ya Korali Saint Joseph, nuko byari byifashe muri paruwasi ya Rukoma. Ibyishimo byari byinshi kuri bamwe, abandi nabo amarira yari menshi, bavuga ko batsinzwe ariko batagiye kwicara, ahubwo bagiye kugira icyo bakora kugira ngo bagire hamwe bava naho bajya. Reka rero tubashimire mwese bakunzi mwadukurikiye muri zino interview zacu, tubararikira ko mu minsi mike cyane tugiye kubagezaho noneho ibirori nyirizina uko byatambutse, bavuga amanota guhera ku mwanya wa nyuma bagana ku mwanya wa mbere. Imitima ya benshi yari irimo idiha, buri umwe wese yibaza ngo ngiye kuba uwa kangahe. Iyi video reka tuyibararikire kandi tubizeza ubufatanye hamwe namwe. Utarakanda subscribe turamusaba tumwinginga ngo akande subscribe, hanyuma ajya abona ibiganiro byacu uko bigiyeho umunsi ku wundi, abo wa mbere wo kubibona ntihagire ubimutanga, kuko twebwe turaba ingenzi kuri mwe, turabakunda namwe muraba ingenzi kuri twebwe. Imana ibarinde kandi ibahe umugisha, naho ubutaha murakoze, muhorane Imana, muhorane imigisha y'Imana.